uyu muhanda wa Muhanga Karongi uteye ubwoba. Uyu ni senateri Evode Uwizeyimana hari mu kubuza ku mwaka wa 2022 ubwo abari bagize komisiyo ya Sena y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano baganiraga na Minisiteri y'ibikorwa remezo n'ikigo gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA mu kumenya ibikorwa mu gukumira impanuka zo mu muhanda. Uriya muhanda umaze imyaka, uriya muhanda ufite ikihe kibazo? Kuki uriya muhanda udakorwa? Rwose uriya muhanda ntabwo ari umuhanda igihe nabwiye abantu ko ntazongera kuwucamo. Asubiza abasenateri icyo gihe Himena Munyampenda umuyobozi mukuru wa RTDA yavuze ko umuhanda wadindijwe n'ibura rya mikoro ariko ko 2023 yagombaga gusiga wuzuye. Ikibazo gihari ni ikibazo urebye cya mikoro. Twarangije gukora etude y'uriya muhanda hose in 2016. Target yacu turi kuvuga yuko at least by December 2023 tube dufite asphalt hose ku muhanda, ibisigaye bibe gushiraho ibyapa, gusiga amarangi and so on. Iki gihe yatanze cyaje kurenga kugeza mu kwezi kwa gatandatu kwa 2024 ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanyuraga muri uyu muhanda yerekeza mu karere ka Karongi mu bikorwa byo kwiyamamaza. Yavuze ko ikibazo cy'uyu muhanda kitakagombye gutinda, yizeza abaturage igisubizo cyihuse. Ntabwo nishimye cyane kuko ikibazo numvise gihari cyari kuba cyarakemutse kera, ariko ndabasezeranya ko kigiye gukemuka byanze bikunze. Nyuma y'igihe kitageze no mu myaka 2 nk'uko babyijejwe n'umukuru w'igihugu, icyari umuhanda wangiritse kiri kugenda kiba amateka, ndetse ngo watangiye gutanga icyizere ku iterambere ry'akarere ka Karongi n'ubukerarugendo bwako nk'uko umuyobozi w'aka karere Muzungu Gerard abishimangira. Dushimira ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko imvugo yari ingiro. Ubu mu bimwe byari dufite nk'ibibazo by'urujya n'uruza by'akarere kacu cyane cyane ku bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo, byatumaga tubona abatugana ari bake mu muhanda. Wari waraciye intege abazaga ahangaha benshi, ariko ingorane yari hari y'umuhanda urabona ko cyakemutse, biduha icyizere kongera ubucuruzi, kongera ishoramari mu karere kacu n'urujya n'uruza rw'abantu. Abakoresha uyu muhanda mu bice bitandukanye barishimira iyubakwa ryawo, bavuga ko wari ubangamiye ubuhahirane n'ingendo. Tukaba dushima nyakubahwa Perezida wa Repubulika abavuye impande n'impande baje gukorera hano ku isantere kubera uyu muhanda. Guhaha byaroroshye, kugenda byaroroshye. Umukozi ukora hano iwacu aturutse i Muhanga ataye Muhanga akagaruka mu kazi mu gitondo nta kibazo adakerewe. Asangaga nk'ibikuku byamanutse bikutura mu muhanda, imodoka zagiye ziheramo, ariko ubu ngubu nka kimwe cya kabiri cy'urugendo cyaragabanyutse cyane. Mbere habagamo ibinogo bibi cyane bibari wagendaga byibura isaha ebyiri, none ubu isaha imwe ubugeze Muhanga. Abagenzi banararaga mu nzira kubera imodoka zaheze, ariko ubu ngubu zirihuta kandi na transport ikaba nkeya. Umuhanda Karongi Muhanga ureshya na kilometero 61 n'ibice 5 wakozwe mu byiciro bitatu, hari byo Rubengera Rambura kilometero 15 n'ibice 5 wamaze kuzura ku kigero c'100%, Rambura Nyange ureshya na kilometero 22 nawo wuzuye ku kigero c'100%, n'ikiciro cya gatatu ari cyo cya Nyange Muhanga hareshya na kilometero 24 ugeze ku kigero cya 89 n'ibice 7%. Ni mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubwikorezi RTDA kigaragaza ko imirimo yo kubaka uyu muhanda wose biteganyijwe ko izarangirana n'ukwezi kwa 9 k'uyu mwaka wa 2026. Gabriel Imaniriho, Isango Star, mu karere ka Karongi.